Ikaze cyane komeza kugubwa neza ubana natwe hano kuri The Fina Topic, dukomeza tukugezaho amazina atandukanye ndetse n'imiterere y'abo bantu bafite ayo mazina. Mbese kugira ubane natwe kanda aho ngaho hasi ujye ukomeza ubane natwe buri munsi umunsi ku munsi. Uyu munsi rero tugiye kugezaho izina Jean de Dieu. Jean de Dieu bituruka he, rikomoka he? Mbese Jean de Dieu yitwara ate mu buzima busanzwe? Jean de Dieu ni izina rikomoka mu Bufaransa cyangwa se ry'Igifaransa risobanura Imana. Jean de Dieu ni umuntu w'inshingano, azi kubana kandi azi kubaka umubano cyane. Iyo abaye umubyeyi aba umubyeyi mwiza, arakunda kandi agira impuhwe cyane. Jean de Dieu akunda gutuma abantu bari kumwe nabo bishima kandi akunda ahantu hatekanye. Jean de Dieu kandi abawe cyane, akunda ambiance kandi ni umuntu ugendera ku bitekerezo bye cyane cyane mu myemerere cyangwa politiki. Ntabwo ajya apfa kwemera iby'abantu bose cyangwa se ngo agendere mu kigare. Agenda ukwe kwa wenyine kandi abitekereza ukwe kwa wenyine. Agerageza kwishakishiriza no kwitegereza cyane. Jean de Dieu akunda ubwisanzure kandi yizerera mu rukundo. Jean de Dieu afite ijisho cyane mu myambarire, azi kureba imyambarire cyane. Jean de Dieu kandi yanga akarengane muri rusange, yanga kubona umuntu arengana kuko agira impuhwe nyinshi cyane mu buzima busanzwe. Uwo ni we Jean de Dieu. Niba ushaka nawe ko tugusobanurira izina, jya hasi muri comments utwandikire izina ushaka ko tugusobanurira, ubutaha tuzarigarukeho. Mwakoze kubana nanjye. Yari The Fina Topic. Nakagaruka.